nibyo ibyo uvuga nibyo. Hanyuma noneho reka tujye ku gice kindi cya kabiri. Ni igice mfitiye amatsiko cyane, ni igice kijyanye na kariyeri yawe yo kwemsinga mu birori bigiye bitandukanye. Imyaka 27 irashize guhera muri 1993 ukora uwo mwuga ujya gutangira, byatangiye gute? Byatangiye ari ibintu ntigeze ntekerezaho ko nzigera nkora. Nkiri umwana nagiraga isoni cyane, izo isoni zo kuvuga mu bantu, no mu ishuri sinajyaga mvuga, yewe no mu masomo twahabwaga aho byasabaga yuko umuntu ajya imbere y'abandi banyeshuri ngagire ibyo asobanura cyangwa se akore ibyo bitaga expose. Aho ngaho naremeraga bakampa 0, ariko nkabwira abarimu bacu yuko ikitari bushoboke kitazigera kibaho, niko ngiyewe nahagarana imbere y'abantu ngo ngire icyo mvuga. Urumva rero biratangaje cyane kuba umuntu utekereza gutya akiri umwana ko habaho umunsi yahagarara imbere y'imbaga y'abantu ibihumbi n'ibihumbi akagira ikintu avuga ntanategwe. Byaje kuza rero nkorera umugabo wari ufite company yitwaga Partners International, umugabo witwa Jacques Ndagiyintwari, wagize igitekerezo cyo kugarura Miss Rwanda. Ndava kwigarura kubera ko yari yarabaye iteguwe n'abandi bantu, itegurwa nabi, binarangira abakobwa babambuye ibyo babemereye. None wagira icyo gitekerezo cyo kuba yashora amafaranga ye mu gukora icyo gikorwa. Ni nako byaje kugenda 93, ariko ubwo yari Miss Rwanda 94. Icyo gihe rero ko namukoreraga, namufashije cyane mu gutegura event, mu gutegura igikorwa nyirizina, ariko nta gahunda ihari yuko yaba ari ngiye ukiyobora. Byaje kuba rero ko uwagombaga kukiyobora yakoraga kuri televiziyo y'u Rwanda. Bari baravuganye, barumvikanye rwose buryo ki yazamuhemba n'uburyo ki bizagenda. Ku munsi nyirizina arisubira, ariko yisubira mu buryo nko mu buryo bwo kumushyiraho pressure kugira ngo amwongerere amafaranga. Hari ukuntu umuntu agira gutya akikanga yuko igikorwa gishobora kuba kirimo amafaranga arenze ayo yatekerezaga. Bananiwe kumvikana rero, mbona yuko bimutesheje umutwe, ko abuze uko abigenza. Ndamubwira ariko uko bimeze kose, mu kubitegura twarebye amakasete menshi. Ubwo muri icyo gihe twakoreshaga amakasete, ab'iki gihe bakoresha nta nubwo bakoresha amasede, bakoresha flash cyangwa se ibindi. Twari twararebye misi z'ahantu henshi cyane mu Bufaransa, misi w'isi yose, misi zitandukanye kugira ngo dusobanukirwe ukuntu bikorwa. Namubwiye rero ntugire ikibazo, wowe nshakira costume, iki gikorwa kigomba kuba. Icyo nicyo ni nako mbayeho no kugeza kuri uyu munota. Sinemera ko ikintu gipfa, ntabwo ikintu gishobora gupfa nkireba mpari. Ndaba rero wowe ntugire ikibazo, iki gikorwa kiraba. Ndagenda mba MC wacyo. Ubwo nawe yabyemeye igice, ariko by'amawura kindi arareza akaga type, mbona kari sharp, wenda wasaga kabishoboye koko. Mbikoze binaba byiza, abantu baranabyishimira. Bimpa iyo inspiration kumva ngo ahubwo mise mpabonera impano nkomereza aho ngaho kuva icyo gihe. Mbere ko dukomeza uburyo waje kwisanga uri umwe MC n'uburyo waje kuvumburamo impano yawe, noneho y'ubwe MC, kwinjire noneho kuri stage yawe ya mbere, iyo Miss yari imeze gute? Abayitabira bameze gute? Abakobwa, abafana, mbese muri rusange ishusho y'iryo joro yari imeze gute? Ange burya iyo ugiye gukora, iyo ufite umwanya munini wo gutegura ikintu, ugira n'igihe cyo kugira ubwoba iyo umunsi nyirizina ugeze. Ku bwanjye rero ko ari icyemezo cyafashwe uwo munsi, harimo kuvuga ngo nje gukemura ikibazo cyari kibaye, sinigeze nanabitekerezaho cyane. Ngiye naragiye nkora akazi kanjye. Abafana bari bashimishije cyane. Byabereye kuri hano Hotel kwa Lando hariya, uko imeze ukunguko, usibye ko bayivuguruye, ariko niho hantu hari hagezweho muri icyo gihe. Yarakubise iruzura rero muri salle yabo, harimo public ivanze, irimo abanyamujyi bari bazwi muri ibyo bihe, ndetse n'abanyamahanga. Haje abanyamahanga benshi cyane,
ku buryo byanasabaga yuko nkora ubu MC cyane cyane mu gifaransa kugira ngo ko abenshi muri icyo gihe bari aba francophone kugira ngo babashe gukurikira neza. Abakobwa bo bari beza pe, umuntu wese wakwifuza kubimenya yajya kuri Google akareba abitwa ba Dalila n'abandi bose. Dalila niwe wabaye Miss icyo gihe, abitwa ba Sandra, benshi bamwe na bamwe bagihari, bose bakiri beza pe. Tuzi ko kuri ubu ngubu umukobwa ubaye wa mbere muri Miss Rwanda ahembwa imodokari, agasinya contract agiye atandukanye, akaba umwambasaderi w'amakampani amwe n'amwe agiye atandukanye mu gihugu cyacu. Icyo gihe noneho duhisura y'abakobwa batatu ba mbere, ubwo ngubwo ndavuga Miss Première Dauphine na Deuxième Dauphine. Muri icyo gihe kubona abaterankunga byari ingorabahizi. N'uwo wabonaga byabaye ko batanga cyane cyane amaproduit y'ibyo bakora kurusha kuvuga ngo bahemba umuntu amafaranga. Amafaranga bahembwe n'amafaranga nyiri gukora igikorwa yishakiwe ku giti cye, ko n'ubundi yaracuruzaga, yaritanze kugira ngo arebe ko icyo gikorwa cyazakura ku bw'ibyago iki gihugu cyahuye nabyo, ntiyashoboye gukomezanya n'izo nzozi. Urumva rero niba nibuka neza Miss w'icyo gihe yahembwa ibihumbi 50 by'icyo gihe, ariko bitari amafaranga make, ariko bitari binahambaye cyane. Byabaye kuvuga ngo igikorwa kibe kurusha kuvuga ngo ibihembo bikazagenda bikura uko igikorwa kigenda kiba. Ibi byo kubaha imodoka n'iki ni ibintu bije muri Miss z'ubu ngubu, aho none abaterankunga batandukanye batangiye kwitabira, ndetse n'abakobwa benshi, kuko muri icyo gihe byari ingorabahizi kubona abakobwa bemera kwitabira. Kandi nta nubwo bitangaje, kuko n'ubu ngubu abitabira ntabwo tubakira uko dukwiye kubakira ngo tubakire neza, ntitubura ibintu tubanenga buri teka. Umaze gukora Miss rero, show irahiye, uvuza indimi karahava, abantu bose bavuga ati wow, this is the best MC kabisa. Comment noneho yari yihe ku bafana, ku mu boss waguhaye akazi, n'uburyo w'iryo joro noneho watashye wiyumva? Natashye numva mfite morale kabisa, meze neza. Cyambere cyo igitaramo cyari live kuri televiziyo. Nuvuga ngo n'ubwa mbere mu mateka yanjye nari ngaragaye kuri televiziyo, none ubwa mbere nari nkoze ubu MC, kandi mbukora mu gikorwa cyakurikiwe n'abantu bose mu gihugu. Usibye ko icyo gihe nakitwa Lion Manzi, wenda n'abantu bake bari banzi ko nacurangaga icyo gihe, ariko ntibari banzi cyane. Babona gusa kakajene, turabona gasobanutse, ntacyo nari ntwaye da. Narimeze neza, yewe nanaberewe muri costume zari zigezweho muri icyo gihe. Nabonye ifoto na Pink ya hatari. Pink yakwica kabisa.